ariko vuga ikariso iyo ubuzande we yaziga cyane ntago bavyumva neza jya uvuga ikariso naniyo nari nambaye agakoti n'ikanzu nyine imbere nta kintu kirimo none umusane isafatira gutyo maguru ashaka kunterura njye n'abantu 50 waba hapfa kuba umuzigaro wawe noneho bivuze ngo wowe wabigize n'umwuga yego ko mana diplome bayite bitakuye mu makayi bundi ubuzima burakomeza hakigize nabiyo dirira homba ariko kwa kundi nyine kigira kibikora ku rutugu ndavuga ati mani tugende dufatanye neza ureke kumbangamira ngutyo ngiye kubona boro yagikaranye tinda gufata pe turarwana burya none andi rugura nazamutenera induru sanga umukobwa bari kumugoya Chanel induru banga no kunaba wowe ni kutyo kintu utari kucyumva neza tega amatwi rero ucyumve neza uhagaze muri kuganira watazi ko ikariso wayambaye iruhande ukajya kubona hahandi muvuye hahise haza undi n'undi baje kuharira undi mukobwa wowe icyo kintu nicyo utasobanukiwe aho washinze indiba aho washinze umuhenerezo ubwo mwegeranye mwese bwira rifashe umuntu kungufa atabishaka uburiye rukacarara rero niba imushyizemo atabishaka neza uburibwe imyumbati kiya birimo neza ni kawunga turagusuje wowe uduteze amatwi cyangwa se udukurikiranye hano ku Karabyo TV nkubwira ngo ikaze mu banyamuryango bawe bizewe bagenda bakuzanira akana kariya biba byatutse imihanda tukavuga ati reka tubazanire abantu bagumye batubwire cyangwa se batuganirize uko ibintu bigiye bimeze murabona ko turi kumwe n'ababebi beza cyane murabona ko bakeye turabakiriye hano ku Karabyo TV murakoze amazina yanyu se amazina yanjye nitwa Chantal ko mbona muri kubiseka se kwivuga amazina ni ibintu bigoye amazina nabirenze uwo wundi se yitwa nde uyu wundi bamwita Teta nabirenze ni Teta mumeze neza ewe nta mutima mubi ndabona mukeye cyane rwose ariko wowe wundi sinzi utuntu ari kukongurira ariko kubwira gutera hari mpanamo ngo urakoze cyane yishimiye kwakirwa hano kuri ku Karabyo TV cyane rwose rero hano mwumve mwisanzuye nyine tu reka mbabwire ngo wowe niba uri mushyashya ukande subscribe niba usanzwe ukande like kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye reka nangire nibariza Teta mu buzima busanzwe umeze ute uba uri gukora uduki ibintu nk'ibyo umeze neza yewe nta mutima mubi ibintu biragenda mbese ese ko hari aya makuru nigeze kumva nyine cyangwa se naganijwe n'umuntu ku bintu bijyanye n'uko ngo niba ngo wambaye ikariso ngo mu kuguru byagenze bite dore kuntu byagenze wowe nuko nta makuru wifite hari ukuntu umuntu avuye kujya warana n'undi ubwo iyo wavuze kujyana ni kwa kundi gutanga umupuri nyine noneho hagahita hacaho umuntu ikariso ikayambara mu kuguru kumwe mu gihe ukiri guseka ukabona n'ahandi bahajya uri wundi hano mfite na mugenzi wanjye nawe yakurabura ubwo ngubwo bivuze ngo mwebwe mwari mwikinze nk'ahantu ku gihuru cyane rwose rero ubwo ngubwo biba ngombwa ko babakanga cyangwa se mubona bagiye avuze muri twebwe hari icyo bitwaye avuze ari nawe hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye rata ni ko waba uvuye nyine kujyana n'umukobwa kwa kundi moto igacaho yamara gucaho wambaye nyine nk'umwenda umeze ukuntu kwa kundi wihutira kwambara wamara kwambara ukajya kubona ikariso ukayihura ugapfa guhitaho ushyira mu kuguru kumwe ukagenda uyifashe gutya mu kuguru ngo mo imbere ubwo se ukimara kubona ko ikariso yambaye mu kuguru kumwe wirutse iri mu kuguru kumwe cyangwa wahise uyihindura wambara neza yarayifashe mu kuguru kumwe icyo gihe bigenze bityo utandukanye n'uwo musore uri gusenya mu mutima ati mana afasha ntandukanye n'uyu murezi urazamuka yiherereye ukambara neza yego urumva ari ibibazo ese kuki mubona ko ibintu nk'ibyo bibateza
izo ntuzi za mbutiyaje niko twanazita kuki mutajya gukorera mu nzu cyangwa se mujye mukajya mu bihuru mbese wahura n'umwana yagoshywe bikaba ngombwa ko n'umucike izo furi wazimufungiraho nese ibyo bintu byanyu muba muri gukora mwabigize umwuga na nijoro byari bimbayeho navuye mu bice bya Gituku ndaza ngera hano Rwamunana hari mu ijoro nibwo nahise njya kumukwafira aranyogosha amajije kunyogosha mbona igihungu nacyitaga n'ikimara kiramerekeza yego kimaze kumerekeza byari 9:09 23 nsimbuka Rwamunana turagenda kingeza muri Pinusi tugezeho kiranyataka kwa kundi nyine kigira kibikora ku rutugu ndavuga ati mani tugende dufatanye neza ureke kumbangamira ngutyo ngiye kubona boro yagikaranye tinda gufata pe turarwana burya none andi rugura nazamutenera induru sanga umukobwa bari kumugoya shane induru banga no kunaba ese magana karandi ubwo wateye induru hari abandi nabo bibereye muri gahunda zabo barakwihorera uwo mukobwa bagiye no kumugoya asiga umwana w'imyaka nk'icumi nkaha uwo mwana niyo induru icyo gihugu cyamanutse kirukanga ngira ubwoba bwo gutaha nyine uwo mukobwa ndaje ndavuga ati ko natabaye wanyumvaga ngo uri kubibwira ndeshomushe inyuranyi abakobwa bungu rero nabo nago boroshye buriya nawe yumvaga uri kumwicira gahunda ze avuga ati buriya nk'uyu nguyu ari kunyasamira mbazi icyari deni murimo kirijoro bari kumuvuza da ese kuki mubona ibibazo nk'ibyo bigenda bibaho ukaba wagenda wenyine ahantu nk'aho ngaho haba hatari n'abantu benshi nyine ni kwa kundi umuntu yihagarara akigira asugabo kandi nta kintu ari cyo pe ni ukuri ko Imana amaje kwimenya ntacyo ndicyo ukihagarara ngo kanaka niyanganga ese ko n'umwana w'imyaka 3 yaguka ijoro kiruka ubwo akimara kwiruka wabigenjeje ute wowe njyewe urukimara kwiruka epfiriye nagize ubwoba bwo gutaha none kubw'amahirwe ngiye kubona mbona undi mutipe twatahanaga ruri ku igare arifata amajije kwifata aragira ndamubwira ati yamuti harayepfo hari igihugu cyari kingoye muri fosi wamfasha ukagenda n'amaguru tukamanukana uwo muhungu ati njyewe se nguramiki ndavuga ati korera Imana ubwo nyine n'ibindi duhura nanjye nzagutabara ubwo se ntabwo wari ufite ubwoba kuko nawe ashobora kugukora nk'iby'uwo wa mbere yari agiye kugukorera oya pe ntabwo wanarifite ariko cyo kiriya kintu we ntabwo wabujya ndakikwereka ariko ni ikigoryi mu mutwe vurema ntabwo cyuzuye yego ko mwami cyashatse kunyipevana bagatireba urukoga rujye gufata igisupusupu ndagasa ndabona tugera twagana ngo have nosiya cyari kigiye kumbirindura da nta mikino yari afite amaye inka dati ihe mikino ngese gitone ngese ni kuri abahungu bamera n'ikimara gita noneho mwacakuranye nyine yego ko mwami none nambaye ikanzu tipe nkiringe se kwambara ikanzu sinambare manda we yazi ariko vuga ikariso iyo ubuzande we yazi gacya ntago bavyumva neza jya uvuga ikariso naniyo nari nambaye agakoti n'ikanzu nyine imbere nta kintu kirimo none umusane yahise afatira gutya amaguru ashaka kunterura sinzi ukuntu namukubise igipfusi cy'agatuza barandikwe zamuka niruka zamuka nk'ingutiya da umuyaga wari ibintu byawe bisekeje kabisa ntago bizi wowe hari umuntu umuntu aba agira ngo gikure neza muruka gukura neza niyambara ikariso nyine bigatuma ugenda utambaye n'ikariso kuko iyo wambaye ikariso ntabwo gikura neza mani ikariso irabangama n'umuzungu wabikoze buriya nawe tumufashe twamufunga none hari ubundi buboro butwikirana imbere ubundi bugafata mu mwatata njyewe umuntu anakambara ari na mukuru wanjye nagatwika cyangwa akanyambaye bivuze ngo iteka n'iteka ugenda wabunuje gutyo nyine wambaye ijipo gusa nuko nambaye ikabutura karaka nta munsi ndayambara niyambara ikanzu barabiroga ubuse buho urayambaye ubu ngubu kubera ko yambaye ikabutura bamucishamo ijisho yayambara ariko ari ikintu cyishanjije hari ukuntu nyine yahita wigenda nta birenge bana wumva utuje nyine yayambaye Tumva ibintu byanyu bigize none se ni nk'abahungu bangaye wenda mumaze nko kuryamana umaze kuryamana n'abagore kada
ni wowe barimo babaza wowe se ntabwo ari kukubaza abantu babura kumusubiza mwese muratubwira ntaribi njyewe nawe nawe uragufata ku ngufu nk'uko byari bigenze usibye uwo nguwo wari ushatse kumva ariko ntabwo ari kumufasha ubwo ni iki katari kukwifasha usibye ko yabonye abantu bo ruguru teta wowe n'ibyo bintu ntabwo birakubaho kanjye nta muntu urafata ku ngufu kandi watubwiye yuko nawe uragufata ku ngufu ariko ahubwo hari uwo mwaryamana uyu muntu wamukaraga umupira ubishaka wumva uratuje kandi ibintu byo kumbwira ngo ku ngufu se ugira ku ngufu nta nubwo bimera neza ku ngufu ntabwo uba ufite ku ngufu ni kwa kundi abantu babeshya abandi ego ngo bivuze we ni ibintu bisanzwe cyane rwose nibyo birapfa ni wowe wanjye ubundi buriya nko ku munsi ushobora nko kuryamana n'abatipe banga yanjye n'abantu 50 waba hapfa kuba umuziga uwawe noneho bivuze ngo wowe wabigize n'umwuga yego komana diporome bayita bitakuye mu makayi ubundi ubuzima burakomeza hakigize nabiyo dirira homba ariko bajya bavuga ngo ni business idasaba ngo igishoro ngo igishoro ni ngombwa ko bataza kwidumbarika n'isazi n'ibisiga amani ntabwo ari ngombwa oya pe niko njya mbyumva nyine tu nese nka teta reka mwibarize icyo gihe nyine ukiyambara nyine ikariso nyine wiruka kumva ukiyambarira mu kuguru kumwe niko watwibwiriye tumva mbivuga ngo bagire ngo ni njye ubihimbye niwe wabitwibwiriye ibyo se birakaze nka buriya uwo mutipe we yirutse ameze gute we ntabwo yirutse ahubwo hahandi wowe niko icyo kintu utari kucyumva neza tega amatwi rero ucyumve neza uhagaze muri kuganira watazi ko ikariso wayambaye iruhande ukajya kubona hahandi muvuye hahise haza undi n'undi baje kuharira undi mukobwa wowe icyo kintu nicyo utasobanukiwe aho washinze indiba aho washinze umuhenerezo ubwo mwegeranye mwese tabari icyo gihe rero birwaza agasinda ababoyitu ibyo bintu byaguteza abakoboyi ahubwo mwari muri kumwe cyane imwe byabaye ubwo bivuze ngo nimwe byabaye ntabwo ari cyo byabayeho n'undi byabaye ariko njye nabonye ibyo bintu byakuraburiza amani biriya bintu byakuraburiza uza ariko kuba uvuye ahantu ukajya kubona n'undi arahaje bavuye kuhacukurira umuntu ukajya kubona baje gucukura undi ubwo ni mwibagiro twavuga ko ari mwibagiro bivuze ngo ni nk'iseta yanyu kwa muzimonyaza ibintu byanyu bifite urwego biriho ntabwo ari ibintu byoroshye none se nk'umutipe cyangwa se umugabo cyangwa iki mumwakirira nk'amafaranga angahe ntabwo nta biciro birimo ahubwo se waba ujya mu bagabo uri amasura uri umuvuduko se reka hano hari abana ese bivuze ngo mwe ntabwo mukorera ibiceri gutyo teta avuga by'ibiceri byo ntabwo birimo ni nka kwa kundi uba warikundiye umusore nyine mugahura nyine bisanzwe yego umuzigo kamwihere umuzigo kamupfa kuba ugusabye kamukaraga kiyanura naheza urupfu ese ubwo ntabwo baba bufite n'ubundi ntabwo nzashingamo ipoto se abaturage bacana umuriro reka nzateramo amashanyarazi se reka ese ubwo ngubwo iyo muri gukora ibyo bintu ntabwo muba mubona ko muri kwiyicira ubuzima reka avuga wamumbwiriye ubuzima gute ni ubuzima nyine muri kubwangiriza ejo hanyu heza oya ngiye ibintu bijyanye n'imijyawarano ibyo bintu bijyanye n'imijyawarano nyine hari ukuntu umuntu umubona ukabimukekera ariko njye si uko bimeze kuri njye yego buri wese oya baguhindura kwera basinze ntabwo ari ngombwa ngo bigire akamenyero ubwo se bivuze ngo niba ari nk'abatipe nka 3 cyangwa bangahe mumaze kuba mwakorana ibyo bintu abo bose niko mwagiye mukorana inkundo cyangwa se byari bimeze gute oya pe ubundi umusore agukunda nta nubwo yakubwira ibyo bintu nta nubwo yakubwira ngo muryamanye ni kwa kundi umuntu umuserengeti akiyanura akazimba ako bivuze ngo ubwo namwe nyine
ajya kubabwira ati dukora iki n'iki ntamwe mwumva ubwo mubishaka nawe wajya kubikora nawe ubwo wabishaka ubwo muba mwabishatse ariko nanone nka byandi twagarutseho ku ngufu nayibaho ku bantu benshi nkagira nimugura cyari kigiye kungoya mwana ku ngufu buriya nuko abonye bari abantu kambwira rifashe umuntu ku ngufu atabishaka ubu uriye rukacarara rero niba imushyizemo atabishaka neza uburibwe imyumbati kiya birimo neza ni kawunga muri kunyumiza kabisa mama yangu ati iyo uriye neza ngo ni kawunga yaho cyane rwose notari nkawe uri kumva bakakugaburira ubugari nta sosi wakumva buryoshye kawunga ariko turayirya nta sosi natwe si twakubwira kawunga twakubwira ubw'imyumbati ubw'imyumbati ni kwa kundi umuntu uba utabishakamo neza hari ukuntu umutipe agukorera n'undi akagukorera ukumva ngo hari itandukaniro kwinshi mwami yesu ririvuga umutipe bangahe yavuze ngo yakubaje ngo abatipe bagiye batandukanye mwakagukorera ngo kumva ngo hari ahantu bigiye bitandukaniye n'ibyo cyangwa ntabwo ari byo aho ndagusubiza cyane morning teacher ndagusubiza n'umenuye umuntu ubundi akabikora wumva ari kubirungushura kiri kuko burungushura mwana bitabirimo ariko ibirimo buriye kahunga none se njya numva ngo hari ukuntu ngo baba ngo barutana ibyo bintu nibyo umuti ntabwo ariko bose bazi kujya waramana yego hari uba urenze abandi yego ko ubu utukajya mu kirere ndetse iwanyu bazi ko mukora ibyo bintu mu rugo kereka ushaka kujya gufata gato yawe ya wenyine ese ubwo iwanyu niba ubwo bivuze ngo ntabwo barabimenya kuko babimenye urumva sinzi ko mwakoroherana ave wibivuga shatse kwishima ariko Imana imbabarire mu rugo nese kakubwire umubyeyi nyine hari ukuntu umuntu aba ameze ari ukuntu ushobora kugera aha mwifata nuko ushobora kujya mu rugo mwitwara yego mu rugo mama nimba mbona ndi umwana mwiza yo nitonda ndi ikizungerezi ukajya kumbeshyira ngo nkora ibi n'ibi yakwahuranye agukubita kubera ko yaba kubeshyira marayika w'abandi ndabeshye bagukira ibibazo amafaranga ko biba bimeze rero ubwo bivuze ngo iyo muri wanyu muri yorobeka ariko iyo umupfa gusohoka igipangu muhita muba abandi bandi yego ko yarakibirinduye niko yabimeze nuko ari kwimana ndumva muba mufite n'utumanyeri mugenda mwikorera utuhe mba ndi kugenda mwumvamo gake gake umva ahubwo dukundana n'abazareba iyi video ahubwo si ubwo niwumva ukuntu mumeze gutyo urumva ntabwo mufite ubwoba ko bazabanga umukoboyi areba video yuko abatipe wenda mukundana bazabanga kuba ndi kubivuga biri seriye nashaka azanyenge siwe fura mu bahungu noneho hari ukuntu umuntu umukoboyi ajya nko kuri YouTube yawe niyo video yatekereza ko uwo munsi wamubwenge ikariso yambaye mu kuguru uruhande ruzakira yabiteka amezi 10 nukuri kw'Imana umwaka wose akiriye barukuramo amenyo 10 rugasigara 28 ariko se ubundi yagukora yicyara ubwo aba yarakubyaye akugabura satana nyinjoro neko kuri mu bijama ni ukuvuga akaruho bundi bikarangira kera ibuka hahandi twigeze kujya umuhungu akubitira umukobwa akajya ngo kana wambabari ariko ari ibintu bijya birwasa oya ibuka wajya ruguru y'umuhanda umukobwa hari indirimbo yari yatutujyanye ngo ndabizurisha umureta simuyizi noneho umusana arifata turagenda akajya abyinisha amabura nkavuga ati sha ibyo ni ibicuro biri kukoye agiye aratuye baruguru inzu tumwirukaho agenda yinjira muri geto y'umuhungu iwabo n'uwa Nyagatare
noneho uwo umukobwa asiga amakweta inyuma y'umuryango tuza gushona kari w'iminota 3 ngiye kumva ngo kana wambabari ndaye nerinde nicyo bashaka bashonye uteje abantu noneho muri murabyumvishije ngo mama yiwe ngo ririya niba ariko madiki ariko Imana imbabarire amazina y'abo bantu mugumye muyihorere Imana imbabarire byari binunga ariko itabagiraho intuza noneho ngo mama yiwe ngo reba ngo baramukubita azoka ijipo azamutada yikubye nk'ikigunira amani nako buri gihe mufite ubwoba ubwo uko usohotse nuko ntabwo ureba ngo wambaye neza njye niba uvuye kungana ntawashona ndagaswe njyewe nacyo nari kuririmba nk'umusazi ndi no kuguseka ahubwo umeze nka kwita umusazi wowe ubayeho nk'umukoboyi ubundi mayi nka data ni amakuru ufite ubwo turabizi neza ko abakoboyi ari bo baba babayeho nka gutya nyamayi nka nosi yatawambabari ubu ngubu leta yarabyoroheje use hari nk'igitipe ubu ngubu turi muri waba warakuye nk'ibiceri bifatika igitipe baba barakuye ibiceri bifatika noneho ingegera z'iki gihe ngo mfite 5 wumva imbwa ngo ndajya kwanuza nkodeshe roji 3,000 2,000 tubirarane mu karari nduba 2,000 ari nkawe babiguhaye urumva byagufasha ahubwo se warara utanyweye turagishuje ngo karare mu rwire rw'urudesiya neze 2,000 barara n'umuntu ntabwo biza yo mufata nawe uri umuntu utekereza uri ahantu mu mujyi 2,000 byagutunga noneho unasipoze ko ari abantu babiri 2,000 by'abatunga akajya kumugongeye kugurira denjiga n'icyayi ndakugoye biceri 400 we ariko mana imbwa z'ubu zisigaye zifite agasuzuguro gasanga imbwa y'impungu ngo genda uwo mumotari ngo afite ibiceri kamubwire nimba ari abantu bajije kubona b'abantu ni abamotari ibimotari mani nimbwa mbaza ngo nimbwa ngute ahubwo ikintu cyo koza rutahira karingo ngo kugenda rureba inyo nziza imbi kandi ikindi cya kabiri ufite shere w'umumotari waba waratashye umubya ndabeshye mwana ubwo ubeshye n'umugore buriya ufite umugabo w'umumotari akureye amaboko nyakwata yijugunye mu bifungo amani motari ni ingegera ahubwo nese nkamwe iyo murebye mubona ari iriya moteri buriya uzamuriramo agahita yumva yashyuye hari ukuntu igera ku gasozi ugahita uvuga ngo fata ibyaha agahita yumva yashyuye ngo ufate ibyaha ngo ushite uriye ibyaha neza si cyo bisobanuye nyine agahita ashituka asanga yageze mu burayi umijwi iki numiwe koko oya njyewe umbaze ndagusubiza uri kumbwira cyane rwose umumotari itera icyo kibazo yagera ku kamanuka w'inyuma ngo kwa kundi ifata vitesi kwa kundi ifata feri ugahita umusanga ngo uki iyi batera ubushyirwe ntabwo yibona umusani n'abamotari baba baraciye ibintu kuko nta musore wajya gutega wa musore mugenzi we ari kureba wa mukobwa wari ku ruhande bari bumwongeze mwana nanjye kuko bari bwamuhaye akamwongeza n'igitsina nyine kuko nta bibanga ririmo akuyeho gusa ariko sinyeka ko abo bose ariko babikora inkweto ziri ku mamokana barazigura n'abamotari ni ingege izi ni imiti yanjye si ugutanga igisuku imiti yawe vuga wagenze icyo ubivugaho njyewe uburyo niyumvamo iyo ndi nka karitsiye mu rugo hari ukuntu nyine akagura umuntu gahama kamujya kumva karegarega ariko hari ukuntu umumotari ancaho nkajya kubona ngo bibi motahagarara ngeze Rugarama waba usa n'ingegera uriyanura kibaya bitunguriyeho mani uri wipfuti gusa wiyanura ubwo bivuze ngo nta n'ubwo mujya mutega mwebwe no gusaba amarifa muri iki gihe ari gutwara ibimotari bibi
ibyavuyemo amenyo ibifite amafi byo iby'agahanga katondopera imeze ibisebe iby'agahanga katondopera mwese imeze mubakoresha ibisebe impanuka nk'uko kose usanga biri kubangamiye nyine akagucaho gutyo wambaye buriya bujipo bw'imenure neza niba arebye ugasanga ubujipo aba arebye kubita muri rigori. imbere kuri kito maremare nyine mujye mwambara amajipo Kagame marabisha nyine niyo mpamvu ari guca insengero maremare. none agasinda baba yikandiriye mu bwonko nese ujya kwambara kuki rundi Kagame yaciye ngo abantu batazongera kujya gusenga kuki ataciye abantu bambaye imena ahubwo arabishyigikiye gatanu ku kandi kuko none se ko mu ariko Rwanda na nyine mini yaraziciye ahubwo sinzi impamvu mukizambara nose nyine twebwe dufite ikibazo ko Yaraziciye ahubwo kuki mwebwe atafungaga ntabwo abantu mwumva. bazambaye ariko ubu ngubu bagufasha wagiye nimwe gusenga muba no mwasuzuguye itegeko hari ukuntu bagufunga nayo ibyo bakayifunga tubyihorera ibyo ni ibya leta ariko abantu barasenga niko mutazi amakuru mwebwe baragufunga nayo bakayifunga noneho waba uri umugore bakagifunga nayo bakagufunga mwebwe mujyaho mukiyambarishwa nyine ubwo bujipo mugasanga muri gutuma abasore b'abandi cyangwa se n'abagabo umutego wawushyiramo uwa wijyanye bajye bakizwa shamana yanjye ryari igihe numva nakizwa ndetse mutambaye ubwo bujipo ngo bibashe kugira kuba byabakurura urumva usibye n'ibyo ngibyo bibazo tutagendeye byababaho. kuri ibyo ngibyo ibyo bibazo n'ubundi nibo baba babyikururiye umuntu yagukoresha ibyo udashaka nese ko nkubwira nanone rero kwambara mini nimwe muba mwabibateje uyashobora kuba afite voka ndavuguye voka mvuga n'ipfundiko mani mutabitoramo nk'ibindi njye nifitiye amaguru nakambara minuye nawe yangurikira wowe wareba cyangwa wareba mi umukinnyi w'umupira bagenda ndingisa bya biguru mbibyinisha ubundi ukankurikira namwe rero hari ukuntu mubabona biciriyeho hari ukuntu muhita mwitwara niba mwari muri bikiri ugasanga muhise muhindura ingendo ingendo si igukurura ukurikije nk'abamotari cyangwa se abandi bantu bari n'amaguru arambabaje yansabye wenda n'abandi bantu baba kera uzi ukuntu nasengaga nyine bari kugenda naravuga n'amaguru Imana izamuka ufite moto kubera ko nyizi nanjye nzajye muheka mu gihe rwagwaye nkagwihambira muno nkarudepana kwa kundi ufata igitenge nyine ukarucisha mu mugongo nawe tukizirikana ubundi ngahita dutefana kwa muganga ariko umaze kumenya abamotari nta n'ikintu twavugana kuko hagati yabo bose ni ibisambo ese nawe mwigeze mukundana ni nayo mpamvu navuze ati umuntu wese ugikunda abamotari abuze ibyo arimo bivuze ngo nibo wabanjemo oya njye se bivuze ngo nibo wabanjemo baranyihamagarira urasetsa ngo bakugira ngo tugende bivuze ngo bakugira ngo ushobora no kunywa tugende se ibyo bya bindi kuvuga ati warwara wandisha rukacarara n'abishaka nkagukuzaho ikarita mu bigori kadako utari kuvuga ngo zikagira izo ndumva biba bigiye ariko ngo bafunga isengero nakizwa Ndumva biba burundu bigize. nakegura ingutiya ubujipo n'ubwo bukabutura ubwo bujipo n'ubwo bukabutura wabubika hari bimwe bajya bavuga ngo hari umuntu ukuntu yambaye agera imbere y'urusengero kubera ibyaha urusengero abarimo bakajya kubona urugi ngo nawe byakubaho disi njyewe se ubu wabona n'umwenda ujyana ubu wabona n'umwenda ujyana gusenga njyewe utagiye kuwugura ko yewe unabonye imyenda yawe data we yose ari uzirumbi migufi yapfite ubundi ukora ibintu ugakora na ejo heza iyo kuzakizwa nyine bya bindi ukabitindura sharombi mufite gahunda yo kuba muzajya cyane rwose ubwo bivuze ngo mufite gahunda yo kuba uburyo muzakiza nzakizwa hajya ubu njye mu kimasera banyemerera cyangwa maje kurengerana ngaho nyumvira ntabwo bakwemera njye se ngo mu kimasera bakira umuntu w'isugi n'abapadiri basigaye bisugira ba mase aya wowe uri kutubeshya ndumva ibintu byanyu bikaze umva icyo nacyo ndumva ibintu byanyu bikaze nyine reka tubabwire tunabashimira nyine reka tubabwire tunabashimira ku mwanya wanyu nyine mwaduhaye mukatwemerera mukaganiriza abanyarwanda badukurikiye hano ku Karabyo TV
mbwira n'abanyarwanda ati niba uri mushyashya ukande subscribe, niba usanzwe niba uri mushyashya subscribe, niba usanzwe like kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'ibi biganiro, unakanda like unayisharinga kugira ngo igere ku bantu benshi.